those who are dressing, the choir should come and sing. The choir should sing and they should do us this, they should be singing as they Oh,
We are going to increase. Thank you so much, the choir. The choir, thank you so much. I've seen things have changed. I was in the shock or maybe a surprise. Nabonaga abageni buri wese anyicira akajisho atariko gahunda uziyobore vuba rwose. Haleluya, haleluya. Nkabona umugeni aragati n'umusore muhumure kubera ko nimwe twari dutegereje iteraniro twese duhuwe iteka amashyi. Abageni beza nimwe twari dutegereje. We were waiting for you. Abo gukora uwo murimo barahari nabo. Those who are supposed to do the work, they are there also. Muhumure ni mukanya gato. Patience is just a few minutes. Ndabona nkomeje gutinda. Reka twemerere umushumba cyangwa se umuyobozi w'umudugudu. The pastor. Iteraniro twese duhuwe iteka amashyi ahaguruka. As she is coming, she comes to the Lord. Pastor Eugene, umuyobozi w'umudugudu. Pastor Eugene. Amaze kuhagera. As she has arrived. Bageni beza muhumure. Please patient. Umwanya wanyu uragerwaho nimwe twari dutegereje. Your time will reach, you are the ones we are waiting for. Ariko mureke tubanze twiyakirire abantu bose. We are going to welcome the people. Hanyuma nitumara kubakira. When we finish welcoming you, namwe muraza gukurikiraho. you'll be second. Muhumura amasaha araza kugera. Your time will reach. Mwicare mugubwe neza mu nzu ya Please sit Data. and enjoy the presence of God. Mushumba muyobozi tubahaye ikaze. We welcome you. Mugiye kwakirira iteraniro You are ryose. going to welcome the whole congregation. Abaje baherekeje umugeni n'umukwe ku mpande Those who are zombi. escorted on both sides. Nimumara kubakira kwakira iteraniro. When you finish welcoming the congregation, Muraduhera ikaze umubyeyi umushumba. you are going to welcome our bishop. Hanyuma adukomereze n'umuhango wera wo Then you will gushyingira. continue with the program of marrying. Twongere dushimire Imana dukoma amashyi. We are going to thank God as Tumuhe we mikoro atwakire. Mena uyu munsi dufite umugisha. We are blessed kuko Imana yari yarabitubwiye because God told us
Amen. Amen. Abahungu bacu n'abasore bacu ntago bagenda nijoro. They don't go at night. Ahubwo bagenda ku manywa They izuba go riva. during the day when the sun is Kubera shining. Imana. Because of God. Imana nishimwe May rero. God be blessed. Tugeze mu mwanya wo kwakira Please, twakiriye the time abashyitsi of bose. welcome all visitors. Tubahaye ikaze mu nzu y'Imana mucyare mugubwe neza. Welcome in the presence of God. Abo ku ruhande rw'umukobwa tubahaye ikaze. Welcome you. Abo ku ruhande rw'umusore tubahaye Even on the ikaze. side of a man welcome you. Mugubwe neza impumuro ya Data bagereho. Sit and relax. May the joy of the Lord lead you. Imana nishimwe. May God be praised. Byiza cyane rero. It is good. Twari turimo gusenga. We are playing. Musanze amateraniro ya mbere tuyarangije ariko Found the turabahesha first umugisha. that we are going to Amen. bless you. Amen. Uyu munsi ni uwanyu. Today is your day. Mwubahwe. Amen. Amen. Reka rero abashinzwe tumaze kwakirana, reka abashinzwe kutuzanira batugirireho umwanya, twa tugeze mu mwanya wo gutanga amaturo twazanye mu nzu y'Imana. We've reached the time of bringing the basket and bringing the offering. Abashinzwe batamuke batugirire They vuba should vuba. bring the basket for us. Alafu abaririmbyi baba badushyiriraho agakorasi. The choir should put a chorus. Amena. Kubera ko urusengero rwacu ari runini cyane, turahana umwanya, turabanza iki gice nikirangira turakurikizaho iki ngiki kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Abaririmbyi badushyiriraho amakorasi. Ubwo abaririmbyi bagombye kwa They would have reached here already. Amena. Amen. Abayobozi bacu bakuru batubwiye ko bakeneye indirimbo. Abaririmbi bihute turirimbira umwami wacu tunezerewe mu nzu y'Imana. Karibu. You're welcome. Tubukwe ni bwiza buranezeza kandi tuzaterana dukirigita ko Isirayeli kuri Yehova Turabana
are worthy.